wanditse itangazo rya Rayon Sport n'iryo postinze. That is crazy. Hari abantu bakora muri Rayon Sport ba Wasiri abo bagakwaya barimo gukora. Gakwaya tubwiye ko Wasiri ari we ngubu ushinzwe gupostinga. Bahoze muri hano bwo guhererekanya credentials z'imbuga nkoranyambaga. Ibyo byose ndi kubyumva ubu ngubu bayivuga no mukanya Gakwaya byatubwiye. Ibyo rero umuntu uzubwenge nkarigani aramutse umutima uri hamwe ababizi ko umuntu wese uvuga ko mbirimo abizi ko ari agenda yo kunteranya n'abantu ibyo wababizi ababizi turaziranye arabizi ko n'uwamakazi muri Rayon Sport kimwe nkoranyambagana arabizi ko nta kemera nta n'ubushobozi bwo gukora mfite uko nge sinjya mbona umwanya n'imbuga zanjye sinzikoresha neza ubona nkero story zingahe ku munsi z'inkuru nshaka umwana nahagirete ntabwo mbikora ngewe ntabwo ndi umuntu ukora iyi TikTok yanjye se ko nyifite urebye postingaho ntikurikirwa cyane postingaho ibintu bingahe se ushaka kwica kanyoni ntaburi zina kita ariko ibyo rwose nta hantu bihuriye nta irira tangazo ni tangazo ryaturutse mu bunyamabanga bwa Rayon bashobora kuba barisharinganye muri groupe z'ubuyobozi bwa Rayon Sport mu bunyamabanga hakagira uririkinga rikajya mu magroupe ya WhatsApp just like that. Ariko reka tuvuge noneho ndamutse nari postinze konsi ya Marugimba niba ntari umukozi wa Rayon ntabwo ndi responsable yo kubika amakuru ya Rayon Sport agiye hanze nkabona nka postinga mbere zaba ari zandani nabangira imana si byose nk'umunyamakuru udakora muri Rayon Sport ntabwo ndi umukozi wa Rayon Sport nakimbaza what urukunyereka iki ndimo kubwira batapinga screen abantu okay riramutse rikinze ko ndi kubona morning hano umunyamakuru itangazo nagira ngo mbwire nk'umuntu mukuru umunyamakuru wa experience itangazo ririkinze rikangeraho hari verifya ngasanga niryo ndirekuye mbere kuri nge ni W sibyo kuri nge ni W ndamutse ndirikinze ni W ko ntawe ngambaniye nta kipe ngambaniye ngewe ndi umunyamakuru ariko ibyo nabyo sibyo kuko ntazandani byaje muri groupe turi mu kiganiro nta mwanya ufite wo gusoma niba ninjye bashize kuri X yanjye ni wrong tap ariko deja ryasakaye kuri WhatsApp izo ni evidence nakwereka igihe ryagereye muri groupe ndimo n'igihe ryagereye ku mbuga za Rayon harimo gap nk'iminota 3 bivuze ngo baryanditse barisharinga bamaze kurisharinga boom bararyemeza kandi nge kugira ngo ngire icyo ndivuga naryemeza ndabanje kubaza Gakwaya umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport live kuri radio none se ubwunshinja aranshinja iki nge ndagira ngo umbwire kuri live Renza arashinjwa iki yakoze iki nanjye nicyo ndikwibaza nicyo narabazaga nyine narindi kubaza byagenze bite ubwo iyo ni part yanjye ku bya Jarike ndi mu kiganiro sibyo mbona Jarike ambaye felicitation mbona arimo aravuga ngo gusimbuye Ngabo Robin ngo yari umukozi ngo wakoze no kubanza kumushimira just arimo arakonfirma imbere y'abantu 180 bamukurikira n'abandi algorithm iri buze kubyereka ko ndi umuvugizi wa Rayon Sport mushya ko ndi umwanditsi w'imbuga za Rayon Sport mushya arimo arabibwira abantu arabizi ko amazi iminsi ari conspiracy yo kubinshyiramo ngambaniye Ngabo ndashaka kujya muri Rayon mfitemo akazi ibyo se ni ibiki nese ubwo icyo kintu urumva kiri cyo se namubajije inbox n'amazi Lucas what is this ati bikisi ibintu wabyanditse nibyo ntabwo wagwakinze ati ntabwo wamakinze ngo just hari umuntu ngo warumbwiye ngo nayi numvishe ngo none se urabizi ko ari yo conspiracy yo kunsindiranira muri Rayon Sport sibyo ntubashije umuntu wo muri Rayon Sport n'umwe nanjye ntumbashije nkubwire ko ari byo urukuma felicitation nese ubwo ibyo nabyakira nka ari ibintu byo ibyo nukunyubaka cyangwa nukunsenya ibyo nukunyubaka cyangwa nukunsenya yarafite nimero yanjye turavugana ndagira ngo aho ngaho mbwire amakosa nakoze ukeneye kunyataka no kuntuka anuka afite icyahereyeho cyangwa se niba ari hate abikore nka hate ariko nta kintu kiri justifiable kirimo I think groupe bacisha amatangazo sinyarimo
buri abantu tutaziranye batwohereza amakuru niko amakipe akora. Umuntu rigeza hari undi ukabona umuntu ari guhaye uraribura verifya just ukaverifya inkuru. Sandari nuko twese tuzibona si byose amakuru y'abantu yawe n'abantu. Niba hari handover y'imbuga nkoranyambaga birakiri ko ari amakuru agomba gusohoka nyine. Ibyo rero nge nukumbajije ngo ndabivugaho iki, ariko ngira ngo urabyumva ko nge rwose position yanjye niyo umuntu wese tuziranye unzi wese arabizi. Ushaka kunyanga, ushaka kunyangisha abantu abikore kubera impamvu. Ibyo bintu byo gushinjwa byo kuba ngo mu gusimbura ngabo, ibyo bintu nibyo bifite akazi nuko abandi bakibona ukawaka applying ukagahabwa bimeze neza. Reka mbwire Rugimba, reka mbwire nge numva ibyo bintu bwa mbere nge nayibonye kuri YouTube channel ya Leonidas. Biturutse ngo out of blue ngo Lorenzo na Karenzi ngo barashaka gusaho ibyaranyangira. Ikintu nk'icyo rero ntabwo ushobora kubona umuntu w'umunyamakuru atuye ikintu nk'icyo hasi nta namwe kivuye kikagutungura gutyo umbwire ko atari conspiracy itegurwa, sibyo? Iyo ni conspiracy itegurwa. Ngabona umuntu tuvugana neza mu buzima busanzwe. Ngo Leonidas yavuze ko bivugwa. Ngo Leonidas yavuze ko bivugwa. Ntabwo yavuze ko bivugwa. Yabivuze abihamye. Bivugwa se none bivugwa nande? Ko turi abanyamakuru, ko turi itangazamakuru ry'imikino, ku cyari wa mbere so wabivuze. Breaking news byavuzwe wese. Nge nabaje mutangazaje, naramuhamagaye mu magara mutangazaje, namubaza mutangazaje ibintu muri kuvuga byavuye. Uzukuntu yambwiye evidence yama yarambwiye ngo biri kuvugwa ngo mu banyamakuru bose, ngo biri kuvugwa ngo ku magroupe ya WhatsApp. Yose ni evidence wa umuntu ugacenga ujya gukora conspiracy nk'iyo. Ibyo ni ibintu washingiraho. Ibyo se none urumva icyo kintu cyose aho cyatangiriye. Ariko Rore, ubundi iyo agenda yo kugutekinga down iva kuki? Nge ntabwo mbizi. Shaka mbwire nyine imbarutso y'ibyo bintu ubundi byose. Icyambere ngewe abantu bikomatanye baguye. Ntabwo ndi umuntu ugira inyungu make, sibyo? Singurisha abakinnyi kumunyamakuru. Niyo umuntu anyohereje umukinnyi muforwardinga nimero ya Antanga, muforwardinga nimero y'aba Prote Musoni y'aba agents, singurisha abakinnyi mu makipe. Urabyumva? Sinigeze nsaba akazi muri equipe yari yose, sibyo? Mu by'ukuri ibyo ubibona nk'uko nawe ubibona. Ntabwo navuga ngo byagenze gutya. Just hari igihe umuntu abaho yikorera akazi ke akageraho nyine bakamucurikiraho ikibuga. Hari abantu bashobora kuba gufiteho bias batekereza ko hari access ufite kuri equipe uyibamo uyigeramo. Nabyo rwose. Kandi nk'abo bantu bose babivuga barabizi, icyo gitangaje barabizi. None se mba muri equipe ubu se ndakiza, ubu narakiza, ubu naba muri equipe nka Rayon Sport nyifite access, tuvuge ko ngurisha abakinnyi, tuvuge ko nkora na president, naturikijemo miliyoni 30 ngura imodoka, naturikijemo miliyoni 10 ngura ikibanza, nageze kuki? Basi uvuge ngo urugukira bidasanzwe, ugomba kuba kwihuta cyane wenda mu iterambere bakagususona, sibyo? Ushobora kwihuta mu iterambere abantu bakagususona nk'umuntu ufite aho yiba. Byose biriho. Ntega moto, nta modoka ngira, nta butaka ngira, nta kintu ngira, nta kintu ngira. Ndi umunyamakuru utunzwe n'akazi just survivinga nk'abandi bose i Nyarugenge. Ubu umuntu nshinja ibyo bintu washaka no kuntekinga down da wenda abandi babikorera. Ushobora kubikorera umuntu umufitiye ishyari. Nanjye umuntu yangira ishyari ngo mfite iki? Kariyeri yanjye niramara n'imyaka 10. Basi ngo ndarambiranye. Mfite iki cyatuma umuntu akenera kuntekinga down? Abenshi mu banyamakuru bandusha n'ubushobozi, abo ngabo bazana izo conspiracy, bandusha n'ubushobozi faranga. Urantekinga down mfite iki? Nageze kuki muri ubuzima? Ko ndi umunyamakuru muto wishakisha. Rugimbana naje mu itangazamakuru ari wararivuyemo. Nejo bundi ni muri covid, sibyo? In fact imbere gato ya covid yaje rwo gutangira kariyeri. Namaze imyaka myinshi nkora volunteering, sibyo? Ntangiye gukora meme gara ikiriya 2 ans. Ubu tuvugisha ukuri wahera
umuntu rero uzana ibyo bintu wo mubaze ngo like ushingira kuki usibye amahiyaseye nge Jarike yambwiye ngo bambwiye ngo numvishe bavuga Jarike ubona urebye ukuntu yizerwa afite credibility amaye felicitation nk'umu DM mushya wa Rayon Sport urambwira ngo na gro kubaje na AI irabiguhamiriza ngo nibyo uko bakatanga reference ya Jarike AI baje ngo umwanditsi wa Rayon Sport mushya wasimbuye ngabone ni Lorenzo reference bagwa ni Jarike yabyanditse birakwereka urwego ariho kubikoresha muri yo conspiracy bita verifyinze vraiment ni ikintu kiri lamentable ntabwo ari ikintu wakwishimira sibyo so ni ibyo Karore yahangana rero igira mu mupira man jya wikorera akazi kawe witahira amahoro wiryamire man ibyo bizarangira wowe ukora akazi kawe neza ibindi birazarangira man sawa asante abantu bagukandira bagufollowinge oya abantu bagira bakupressinge mbere yo kugenda abantu bakupressinge kabisa mbere yo kugenda kuko numvishe zagica ibintu byiza rwose zagica ibintu byiza mbabwire rore tugiye kuzamura tara z'abantu bogeze umupira urukumva ngiye kuzankorana na Rutamunara mukabonetse mu minsi iri imbere gatoya tunatunganya byananiwe guconnectinga sinzi ukuntu byamugendekeye ariko agiye kuzaza muri iyi minsi tugiye kuza twiganirira twirire show twivugire football nawe ujye uza twiganirire ibintu bigende neza man ko urumva hano ni talent twari dufite ikibazo gikomeye Rugimba dufite ikibazo gikomeye cyuko ntabwo habagaho community y'abantu nyine ba sport hano mu Rwanda ba sport yes community y'abasportifu nyine y'abantu bakunda inkuru z'imikino n'ubusesenguzi bw'imikino bari bake honestly ntabwo match ya Arsenal ntabwo turageraho match ya Arsenal na Brentford irangira witushiraho aka match review iminota nk'ibiri ushyiraho umunota abantu bakareba kubera ko baracyari bake ariko mwe mufite amazina manini ni mu bakurura bakaba benshi nekereza ko n'aba creators benshi bafite impano yo gucreate